uzi kurya icyana kugira ngo kirangize we warangije kikate kikubwira ngo baby ngo yubike ndangize bro umwana akayikubaho paka arangije uza gutere story last ejo hari ibibebi bibiri byajyanye kuri prote aha boro narindi ngo noneho umukiriya ngo akubita icyambere aragikubita arakinoza ikindi ngo kiravuga sinzi umuntu nuza ninde NC thank you so much uri kumva ngo ikindi kiravuga ngo rese ngo njewe ngo kutari kungeraho ngo byagenze gute ngo umukiriya baramubwiye ngo ihangane ngo turabonana ngo raundi ya kabiri umukiriya rero bigenze gutyo amugiyeho ahita njya raundi ya kabiri nyine amugiye avuye kuri cya kindi yagikomye amugeze ahita arangiza umudada ahita avuga ngo ubuse ngo kurangije nararangiza umukiriya ahita amubwira ngo rese ngiye ko mba nabishiye ngo ndangize mba nabishiye ngo mwebwe murangize ngo nimba ukeneye kurangiza hara muri firigo harimo kokombure genda uyifate wikorera akazi nge nta mwanya mfite Wiki reka nkubwire ibyo bintu bimbwiye nuguhita menagura ibintu by'iwawe byose nkanava nabimenaguye niyo utanyishyura bro niyo utanyishyura ariko nahava mbimenaguye ariko njye hari umujeni washatse kunyambura mpita mpamagara abantu bahambura televiziyo ku rukuta oya reka ako zararakaye bro ako ubona divine yaguhereza divine karicu warabona babajeni bawuziranye nabo mu gacinjiro ukahita uhamagara ngo bimeze bite munyoherereza umuntu ndahanaha bagahita baza bakayimanura televiziyo sigura ngahe televiziyo nyine ubwo icyo gihe nimba bamwavuganye ibiceri iyo bibaye na ngombwa uhita uyikomezanya na televiziyo igura munsi y'ibihumbi 100 nta mungu wagura indaya adafite televiziyo iri hejuru y'ibihumbi 150 ibyo biragoye rero umwana azavuga ati ukinyambura ndahita nero televiziyo kawe nari gende ngagurishe bakamemo 100 imfura idakosa. Thank you, my love. Thank you so much. Uri kumva manje ubundi kubera ukuntu abajeni b'Ikigali bakunda kwiyemera bakagura ibyangwe mbere yo kurya uhita unaninyabya muri garderobe ukahita upakira nkaho wimutse manje nta bintu byada abakarita usanga bagura gupakira se divine ngo acuruze mbere y'intuza yakuva 2011 ni cyiza nuko ntaba naraguhaye waba uri kunsebya pe reka urumva dumba yenda nkubwira sinakubwiye ngo ubuzima bw'imihanda buragoranye ubuzima bw'imihanda ni ibisazi mwabaswera mwe sorry gutukana n'abandi kubana umuntu ari barabure izi experience z'ubuzima tuba twaranyuzemo imatature we Sandra utaza gutega aha ni kwa muzafara n'umujeni mwemeranye ibiceri ukajya kubona ukabona arakubwiye ngo mwana ngo fata kibiri ngo tukigabane ngo niyo nari nsigaranye ngo turaza kuvuga mama ke wallahi katuvuga nk'uyu reka nkubwire ahubwo se bro nako wari wajya ahantu uzi ngo ugiye guhuza n'umuntu muzima byadanje ugiye gufata umuntu muzima wagerayo umujeni agakora ibyo akora akanaguherekeza akakugeza kuri geti akabaguha inoti za kibiri 500 enye bro ngo ngate gutaye ibintu tuzabivuga neza Eminya wishiramo ibikoresho wituvuga ati mana yanjye nagucumuye iki koko oya noneho njyewe kera hari ibintu byigeze kumbaho mani mamagara n'imodoka iza kwimura uwo mujeni Standard ntabwo ari we mu rugabuze network acyabyibushye se fombi kwereke ahaguruka kwiyereka akoramo akwereke mbonurizo igira hirya yitonde urebe hariya ndumva mushyire muri foro neza wambaye isume cyangwa yambaye icyitwa ngo poshi bombe nina ubwo hitonde urebe gatoya attention chazi ariko naragenze ndabona Embi nago nyigicuruza umusubagege mani narakijijwe warabiretse wabiretse
Sandra yagarutse. Sandra yagarutse ari kugura mega. Uyu waba umukiriya amuhamagaye. Ewa. Divine ngo yaragicuruza araruha. Aza hano. Naragicuruje ndaruha man. Uswari je byageze. Uzinkovu Divine yarafite. Divine yarafite za nkovu nazo zaragiye. Divine yarafite ikintu bita inkovu. Thank you Tupac. Sandra nibwo yaragitangira kugurisha yaramaze kugurisha abantu babiri ndamubwira ati bireke byihorera ahita bivamo. Ubu se rushoboka ko yabiretse Sandra? Yabiretse. Wese uranzi ko ndi indaya? Oya baravuga ngo gutyo uba wemeje kukiriyo baravuga ngo warabizi ko nari indaya. Jewe ya afite wenda iseta twahuriyeho nkaba nabizi. Hari iseta twahuriyeho ugiye kugura indaya ukangura cyangwa ugasanga ngiye waruhiye. Ngo hereze umuntu wari ukamujya unabyamumereje. No genda nabarya nubwo banjya bro tuzanagira. Wo ku Gisozi wari ukamuhenengeza. Oh yes. Dore na Jackie n'abantu bo ku Gisozi sheri aho wayobye. Oya nimba ari ku Gisozi ho nago biri kuvamo. Ariko Sandra narahabaye vuga ngo narahabaye ariko wivuga ngo ari umuntu waho twaryanye. Itodo turebe. Easy. Dore Steven nawe yaje sha. Steven. Jackie nanjye Jackie bite nakaguhaye ifi. Jackie wet. Thank you Steven. Ese ubwanjye mamaye gift Sha cha Steven ariko bizarangira kikubitse. Thank you. Steven yashaka kuzaspera Steven bizarangira kubitse Steven hari ibintu Erese nta kintu uri gufatamo Steven thank you kungeza kuri 1k croquis. Ariko Sandra ubu fefe se ureba. Congratulations kuri ubu fefe ureba cyangwa nakazaza gusa. Ngo mfite fefe ubu fege. Oya ntabwo nkwisigara nta n'ikintu namwotse mfata. Sandra. Umva rero gutere story Dumba. Ntabwo kubera iki gihe abagore benshi. Inde. Wowe. Ufite we mugore wowe. Gufuhira ujeje bundi ubutangiye kuzana amategeko. Ate nawe ninde ujeje bundi mada. Dumba tuziranye nyuma y'imyaka. Ikibazo cy'indaya Excuse me. Genda gake. Itonde mwipangaturo. Genda gake. Genda nubwo ari no kuvuga ngo ni umugabo wawe. Kubera iki ugira abagabo benshi. Ikibazo cy'indaya. Akabagore benshi. Ubu na Jack aba yacecetse ariko mva wowe uraje uravuze. Jack ni umugore mukuru nageze mvuga Jack se murete uri kubitera comment namushyira ku ruhande. Kuri gutera comment cyangwa mbajije Dumba. Ntabwo mbajije Divine umugabo asangiwe. Mbajije Dumba. Mamagaye Muzafara pana Divine wa Dumba. Sawa wumva icyagusubiza. Aibo niko njya numva muvuga ngo aibo. Rakita kuka. Ntabwo nsubiza uko. Ngusubiza iki sheri? Dumba ngasubiza kugira abagore benshi. Ibyawe ko mbona abagore bahanganye. Ariko oya ariko Dumba no wanje ariko nta kibazo ngomba kubatiza bakora. Uravuze ko cyari. Dumba araryoshye mwana. Ahubwo kubera iki Dumba araryoshye ngomba kubatiza mugasogongera. None atera ishaba. Icyo kintu nababwira. Dumba atera ishaba mu buzima. Dumba ngo ni Jonas. Dumba atera ishaba bro. Jonas wo mu Rwanda ndagaze. Ibyo mbiyizi. Oya Dumba nacyo ngo ni Dumba Dumba mbabarira umarize Emi ibiganiro twakoranye byagiye. Ayewe Emi nyawe ariko Emi waje tukaganira. Ba Emi na mutaruhaye igituba ntabwo uza kubaganira. Yego kumanya sigaye Minyamuna n'umugeni mu minsi iri. Minyamuna ntabwo ibyo bipora jya bijyamo. Emi ntabwo ajya asaba umusubage. Ntabwo ajya asaba nge nta nakiguha ariko.
iki kintu bakemereye ikindi kiranga kiri kuri live we Emi ubwo nta kintu wumvamo Emi ubwo nta kintu wumvamo ariko Emi rwose niba ugishakanye nakiguha aba bana barirekura kweli none se sanga no ku cyumweru manu uracuruza Yesu Kristo uyu mwana agagicuruza are n'iryari se ndimo ndabona mpinga zima muri comment zanjye sinzi mpinga zima nawe niba ushaka kujoyininga hano dore kuri singo abagabo banjye batangiye kumpamagara tayari bacyumva utakaje no mu misoro ya bwere ibaze byema Emi jewe niba ugishaka ugashaka n'ibindi nka 5 byose nabiguha sheri ariko ikiganiro mukagikora ubwo urumva gifite na delivery ngira ngo icyo turanagitegera ngo delivery bariyaho bariyacu free service free agents abakiriya barimo ngaruke mu kazi ni free service twe ni free service tukaba n'aba free agents aho dukenewe hose tubaduhari umba Sandra ariko ntabwo urimo urumva divine abakiriya barimo ngaruke mu kazi abakiriya barimo sheri gwino nkwereke ariko twahinduye imikorere ubu ni online bebe nisengo hano turabo sha nisengo hano turabo thank you so much Emi abanyarwanda kazi mu ndege ese waje tukaganira Emi ntabwo ushaka kumva ikimvamo Emi nta kuntu yagusezera muri ya minsi umugabo aba agiye kurongora Alicia thank you my love Emi yo ndizi ibitabo sheri cyana mwana nganiriza warabigusaba bajya kuganiriza cyana Emi daddy ariko sha ese wongeraho ka daddy ese gutyo byitwaramo gute yiwi kuno ibyo Emi ntabwo ameze nk'abandi bagabo umugore Emi ashobora kuba atanashyukwa oya Emi gushukwa arashukwa ariko Emi niwe ariko thank you so much wenyine nabonye Kigali yashoboraga kurekurana nanjye saa 12 za nimugoroba ntarya amafaranga ngo kubera amafaranga nyatangira kuyaspendinga saa 1 za nimugoroba ariko Emi kubera afite akagore kamuganza saa 9 akabaga gatangiye kumamagara uri he ndi kwa Dumba dore Dumba ngo nahuraga kuri kamera yako dore Dumba ngo hano afite abantu bari kumpamagaramo basaze ariko Dumba namwe abantu mwese muri hano niba hano mbonye umuntu anditse no comment mitambyibuka ngo ugakunda Jackie niba hari umuntu mwiza umwana mwiza ubaho nabonye Jackie ni wa mbere mwitaye ko nyina uko abantu bamuzi ni umwana mwiza cyane reka mbabwire ko umuntu witwa Jackie rero nk'umutaka nanjye uvuze ibintu nari ngiye kuvuga umwana mwiza cyane Jackie ni umwana mwiza pe ariko Jackie ego kavatiri wa iyi nshuti yanjye muri comment yatangaga umusundi karitsiye uravuze ngo yagitangiraga muri pipitre kavatiri ago yaba ari wowe oya mwiganye ka Kanombe reka njye kumureba ariko gayo yo umukobwa wangeje kuri 1K basi ko nta kintu ufite shaje kuri Rwanda oya muri no minsi sigaye sawa iki ariko Jackie batubaye congress imfura itakoze arashaka kuva mu cyerekezo nakosagira mubitira tutari twashwana mbona nakosagira Kabati wamwe bakecuru kaza mu bana Divi Kabati gayusi tuziranye tutoboyera tuziranye imwe sabubwe nyago peut-être ko ari ibiri sha ni birebire ni muri pipitre man uyu Kabati akora gakizivi ni pipitre kava ngari kumubeshyera darimo arabishira Kabati mamagara abantu babihamye ndi nawe oya ntashiremo request tumubaze kandi ufite telefone ya kabiri bamwuhamagara reka vava mbonye yararimo ashaka yaratanze ibinoze rwose mamagare Kabati amagara Kavatire nta kibazo buriya yaje Kabati nashyiremo request tumubaze ako rwa Sandra rusigari rwiza Jera munsi ntabaye mwiza ikibazo cyari ubukene
ubukene buguturumbuza amaso ugakanura nk'ururagara. Byihorera uzi ko ubukene butuma kinuma n'icyongere no kwego. Uzi ko ubukene butuma kitazabona amazi. Jabundi yaje kunsapotinga aho nayo nakoreye kabisa. Ni ukuri. Inde? Sandara. Rero umuntu uri inyuma ni Dumba. Umuntu uri inyuma y'ubwiza bwanjye ni Dumba. Ega Dumba ntacyo atwaye. Dumba kuturasa twuzaya tugenda tutugotomera gake gake. Aracyari mu nawe wirebeshwa imirari. Dumba uturasa twawe nitugushirana. Uzasigara wasfera. Dadi wagure akawifi. Ndashaka naka wifi. Ese kufite n'iki? Wifi irakabura na vuba. Dadzi. Vugira Zadzi. Zibine bakunze ku mahane. Zadzi Zumbaniye na wagadi noneho. Sanda uri cyiza rwose ufite iminwa myiza. Arasha Sanda ni mwiza man. No kwimana pe. Murakoze Imana bawumugisha. Namwe muri beza man. Ariko se rwaja karuru baby rwiza. Cya divire suza amabuno gihagaze ma. Ase man Imana yakugiye kunafite amabuno bro. Wagiye byimuse kwizindi yo zibaye VIP zijya muri gym. Gukumana. Yenza itangora surgery bro. Bugira gym. Nanye ni nkora surgery zahita nzana rwarwobo nabonye kwa Kisika. Yesuwe. None se nawe ntabwo wacimye. Sheri ibyumweyo narawugisha ureshya. Oya nako ntago mbizi. Urahinda nka kangahe? Ntago mbizi. Oya. Mwimyamakuru sha wewe nze nani ku mwanya wanjye wibangane ejo nibaza kuwutatura nzasare ngo bawutatuye.